Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hofami, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dushimire wakoze subscribe, wowe utarabikora bikore, ubane natwe mu ivugabutumwa. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye ndaguhimbaje, ngushimiye ko wongeye kutwemera ngo tuvuge ku ijambo ryawe. Nsengeye buri wese ugiye kuryumva, nanjye ugiye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi tubazana inyigisho nziza igira iti ukeneye izindi mbaraga. Ukeneye izindi mbaraga. Ni izihe mbaraga zindi ukeneye? Bana natwe mu ijambo ry'Imana. Yesaya ibice 40, 29, 31 haravuga ngo niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. 30 abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose. Ukeneye izindi mbaraga. Ubundi ni izihe mbaraga ukeneye? Ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Reka twibaze, ubundi ahangaha Bibiliya ivuze abasore, ivuze ko abasore b'imigenda bazacogora ndetse bakaruha rwose, ndetse ngo bazanagwa. Ubundi abasore Bibiliya ivuze abasore, ubundi abasore, ubwiza bw'umusore ubundi ni ubuhe? Burya abasore bagira ubwiza bw'umusore cyangwa se bw'abasore ni imbaraga zabo. Reka dusubiremo, ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. Bisobanuye iki? Burya abasore bose, abasore burya ibintu byabo byose bakora byose babikorana n'imbaraga, basimbuka, banyaruka, bihuta mu byo bakora byose. Abasore kandi baterura ibintu biremereye kubera ko bafite imbaraga za gisore. Burya imbaraga za gisore zituma umusore akora ibintu byinshi abantu benshi babona ko hari byaba bikomeye no kubikora, kubera ko bafite imbaraga zo kubikora. Rero ubwiza bw'umusore cyangwa bw'abasore ni imbaraga zabo. Ariko Bibiliya yavuze ngo abasore nabo bazacogora. Ubundi ni ibiki bigatuma abasore bacogora? Cyangwa se abasore bazacogozwa n'iki? Hari ibintu byinshi bizatuma cyangwa se bizacogoza abasore. Icya mbere, hano muri iyi si harimo ibihendo. Harimo ibihendo byinshi byiteguye gucogoza abasore bose b'imigenda muri uru rugendo rujya mu ijuru. Umuntu wese ufite ishyaka ryo gukorera Imana uri muri uru rugendo, umusore wese, uwiyemeje wese gukora n'imbaraga ze zose, hano mu isi hari ibihendo byiteguye gucogoza abasore cyane cyane b'imigenda. Kubera ko muri uru rugendo harimo ibirangaza byinshi. Harimo imyambaro myinshi igezweho irangaza bamwe, hariho ibyaha bigezweho. Ubu tuvugana hagezweho n'ibyaha, hasigayeho n'ibyaha byo muri tekinoloji abantu bakora bifashishije ikoranabuhanga. Make bo babyita ngo ni ibyaha bigezweho. Ariko twabyire ko cyaba ukoze mu buryo busanzwe, cyaba icyo ukoze muri tekinoloji, icyo ari cyo cyose, burya icyaha cyose ni icyaha. Icyaha cyose ni icyaha, gikurwaho n'uko umuntu akihana. Indi mpamvu, abasore benshi cyangwa se abantu benshi bo muri iyi minsi bari gusenga mu buryo bwa VIP, mu buryo ngo bugezweho. Wajya kuvuga umuntu aje gusenga, aje imbere y'Imana agasenga, akagira ati Mana rwose unyihanganire nje kukureba ariko ntabwo ntinda. Wowe ugiye gusenga Imana
urangije urebye ngo mana rwose nje imbere yawe ntabwo ndi butinde, ndimo ndirukanka ndamara isaha imwe gusa mpise njya mu bindi bintu, ukirengagiza yuko uri imbere y'umwami. Nta muntu ujya imbere y'umwami uvuga atya, nta muntu ujya imbere y'umwami cyangwa se imbere y'umwami uvuga gutya. Iyo uje imbere y'Imana ugomba kuza n'umutima wawe wose, ukaza ufite igihe, ntabwo ari wowe ushyiraho igihe umarana n'Imana. Niyo mpamvu ibintu byinshi biri gucogoza abantu, barimo gusenga mu buryo bwa VIP. Njya gusenga Mana ariko ntabwo ndi butindane kuko mfite akazi, ngiye mu bindi byinshi, ntabwo ntinda aha ngaha, mfite icyifuzo Mana rwose unyumve, ni ukuri rwose nje imbere yawe, ntabwo neza isaha imwe ndaba maze kugenda, gusa kandi Mana ndakwinginze kugira ngo umfashe unansubize. Muri make uje imbere y'umwami Imana nta gihe ufite, kandi nta muntu uzi imbere y'umwami ngo azavuga gutya. 3:1 haravuga ngo ariko haleluya, abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Haleluya. Reka dusubiremo, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Aba ni abizera. Niyo mpamvu, ni impamvu ki abantu barambiwe inyigisho n'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana? Dore ibisubizo. Benshi bagize ishyaka, kandi ishyaka burya rirashira. Benshi barakorera Imana bafite ishyaka, kandi burya ishyaka, iyo umuntu agize ishyaka burya akorera Imana, rigeraho rigashira, kubera ko hari ibigucogoza bigatuma rya shyaka wagize ryo gukorera Imana ricogora. Icya kabiri, baretse gusenga, kandi aribyo bikomeza abagenzi. Abakristo benshi, abagenzi benshi baretse gusenga, kandi aribyo bikomeza abagenzi. Umuntu wese udasenga w'umukristo uri muri iyi nzira, umwizera wese, uwera wese, umutambyi wese, udasenga wese muri uru rugendo azacogora. Dusubiremo ko umuntu wese uri muri uru rugendo udasenga wese azacogora. Kandi tubitse ko burya amasengesho afite umumaro. Amasengesho agira imimaro myinshi, ariko reka tuvugemo gusa 3 yonyine gusa. Umumaro wa mbere, mu masengesho niho tuvuganira n'Imana direct. Mu masengesho umuntu avugana n'Imana nta handi hantu binyuze. Iyo usenga uvugana n'Imana direct. Icya kabiri, amasengesho atanga imbaraga. Uwo muntu udasenga wese w'umukristo w'umwizera, niba udasenga nta mbaraga uzagira, ariko nusenga amasengesho azaguha imbaraga. Na Yesu Kristo ari hano mu isi, imbaraga ze zose yazivana mu gusenga. Yahoraga asenga kugira ngo abone imbaraga, kuko amasengesho atanga imbaraga. Icya gatatu, amasengesho atsinda imitego yose y'umwanzi. Reka dusubiremo ko amasengesho atsinda imitego yose y'umwanzi. Kubera ko nta mwuka wera bafite, umuntu wese ukijijwe, useze imbere y'Imana, ukindanye n'Imana, agasabana nayo, Imana imuha ku mwuka wera. Kandi umuntu wese ukijijwe udafite umwuka wera afite agakiza, akijijwe none, ariko ejo yabivamo. Niyo mpamvu mukeneye imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera ni imbaraga, atanga imbaraga zo gukomera mu byo wizeye, zo gushikama, zo guhamya. Umukristo wese akeneye kugira ngo abone umwuka wera, kugira ngo abashe gukomera, agire imbaraga z'umutima, agire imbaraga zo guhamya ibyo yizeye.
abantu benshi bananiwe gutegereza, kandi gutegereza burya bijyana no kwihangana. Abantu benshi bananiwe gutegereza, kandi gutegereza bijyana no kwihangana. Reka tubagire inama. Watangiye ukorera Imana ufite ishyaka ryo kuyikorera rwose pe, kubera ko ishyaka rishira, niyo mpamvu ukeneye imbaraga zigukomeza kuguma mu byo wizeye. Kubera ko ishyaka rishira, ukeneye ko Imana iguha imbaraga z'Umwuka Wera zigukomeza kuguma mu byo wizeye. Nuba muri uyu mwanya ntabwo uzigera ucika intege. Uwiteka Imana ishobora byose azaguha imbaraga ndetse azagukomeza. Dore ingororano z'abategereje Uwiteka, abo ngabo bo bazasubizwamo imbaraga nshya, kubera ko bihanganye bagategereza. Aba ngaba niyo Bibiliya yavuze ngo bazaguruka. Tubibutse ko itorero rizaguruka. Mwabyemera mutabyemera, itorero rizaguruka, rigomba kuguruka. Nta kizabuza abera gutaha. Itorero rizaguruka. Nimwakire ijambo ry'Imana, muhaye muronke. Amen.